umwana uyinale. Uzi ko mu Rwanda natwe dufite umuhoro wa horumuzi? Ubanza ariko iriya ntambara yo muri Irani yaragukukiye ngo mu Rwanda dufite iki? Dufite umuhoro natwe. Uhorerana iki? Niriya Nyabarongo ihora ihorerana ubuzima bw'abantu. Si Nyabarongo gusa, u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi yose gifite umutekano. Gifite umutekano kurusha Amerika. Ariko ntukagereranye igihugu navukiyemo n'ibindi bintu ibyo ari byo byose. Ubwo uri kuvuga uko uzi ko Amerika aricyo gihugu cya mbere gifite igisirikare gikomeye ku isi? Ibyo mbwira ni ibiki? Uko cyakomera kose ntabwo cyaruta RDF indindamanywa nijoro. Icyo mpfa nawe ibikuri mu mutwe ntawabinyeganyeza, ubwo nyine biba ari ibyo. Ariko ubwo wanyeganyeza ute ibitekerezo by'umwana w'inkotanyi? Ndabinyeganyeza mbishaka y'iki mu rw'imisozi igihumbi ko ndi kureba ahantu hari umuhora muwahura umuzi nkahabo. Ariko ubu koko uri kuwubura gute kandi undeba imbere yawe? Wowe uri amazi cyangwa uri icyambu? Ndenze ibyo byose, nje umwana w'inkotanyi mfite ubushobozi bwo guhagarika abanyabyaha igihumbi ndi umwe. Ubushobozi bwo kwihagarika? Ntabwo mvuga gukora susu, ndavuga guhagarika umunyabyaha wakinira ku gihugu cyambyaye. Ko nzi ko wavuye mu nda ya mama wawe waje kubyagwa n'igihugu gute? Nibyo navuye mu nda ya mama, ariko mpita nongera byahadwa n'igihugu. None se ushatse kuvuga ko igihugu aricyo cyateye indanyo? Imana yaduhaye byose, igihugu kiduha ubuzima, inkotanyi ziduha amahoro. Ntabwo ndi kwiyumvisha ukuntu igihugu gitanga ubuzima kandi nzi ko umuntu abuhabwa n'Imana hamwe na nyina na se. Umubyeyi akubyara ku buryo bw'umubiri, igihugu kikakubyara mu buryo bw'umwuka. Noneho mama wawe yatewe inda n'amadayimoni yo mu gihugu, akaba ariyo mpamvu wiyita uwabyawe n'igihugu. None se ntabwo wizerera umwuka w'uwo mutagatifu? Njye nkwizera amadayimoni. Si uyizere, wowe wizere uwo mutagatifu. Uwo roho mutagatifu niwe wateye inda mama wawe. None se uvukiye mu gihugu kitarimo amahoro wabaho? Wabaho nabi cyangwa ukaba wanapfa. Rero kubyarwa n'igihugu mvuga si ukuva mu nda yacyo, ndavuga amahoro ari muri icyo gihugu. Stade Amahoro ko nzi ko utarayijyamo, wamenye gute ayo mahoro yayo? Ahubwo tunafite Stade Amahoro. Turayifite ubanza ariyo wibeshyaga? Ntabwo nibeshye, ahubwo njye ndavuga umudendezo w'icyatubyaye. Utangiye gutuka mama ngo ni icyatubyaye, wagiye wuba? Kumva kwawe biragoye, mama ndamutuka mushaka iki? Ariko wakwemera ko ari uri kwita ikintu ko n'ubundi atari kukumva ngo akumanike? Cyo ntangira kuganira nawe wumva nabi, ugahita uhimbira umuntu ibyo atavuze. Ni iki naguhimbiye kitavuye mu kanwa kawe? Ahubwo se havuye nk'iki? Wowe ko ufite ikibazo cyo kumva nabi mu busanzwe? Kumvirije reka nkuve mu maso utangara nk'umwako ko kireba nk'ihuku. Bitebye iminsi mwana wa mama. Ubuse nkubwire ko ari byiza? Mbwira nyine. Ushaka kumva icyo utazi uretse kwibaraguza? Ariko se ninde wakuruzi kumbwira uko bimeze bikunanire? Byarakomeye ntukanete. Byakomeye ute kandi nta mwana uriza? Kuba ndi urubyiruko gusa birahagije, ushaka ko ndiza umwana nanjye ubwanjye ndi umwana? Ibyo uvuga ni ibiki mwana we? Ari ibibazo ufite n'ibyo umubyeyi uri kuriza umwana? Nagukubita wisdom nyama, ushaka iki? Ibiganiro bya biri kunguzanya nyama, kumbwira imimero y'iminsi bikunanire? Ndavuga iki ariko ko amagambo yashize ivuga ngo esasi igeze kuri angahe? Ukunda ariko nkibuka ko ubwo ngukunda rufunze, urarinda uvuga ibya essence, ari imodoka ugira? Mission possible, kuba nta modoka mfite, izamuka rya esase rizabura kungiraho ingaruka. Ufite umutwe mubi kabisa, none n'ibitekerezo byawe ni bibi. Uri iki? Mbega ufata umutwe wanjye ukawugereranya n'ibitekerezo byanjye? Reka da, urabona uwo mutwe wawe mubi ari aho utaniye n'ibitekerezo byawe. Mbega ngo urahangayikishwa na essence na moto ugira? Ndumiwe rwose, ukumva ko abatunze ibinyabiziga aribo bonyine bazagumwa n'izamuka rya esase? Ongeramo gato ubwenge kukurinjije, ukumva ko essence ikureba ute kandi nta n'ikinyabiziga utunze. Ujya ndumiwe, mbega umuhungu uri muntu ki? Uri bufiriti ahubwo wowe ufite problème zimeze gute? Uri boss bitwege nuko uri bufiri, kuko ifiriti nzi wayiriye ahorana ibitekerezo bizima nk'iby'umubyeyi umucunguzi wacu, ariko wowe ibitekerezo byawe nawe bitane n'iby'ingurube. Mbega umusika ngo urafata ubujiji bwawe ukabunyegekaho? Ufiri uri danger zone, ntuzi ko ibiciro by'ibiribwa byahenze bitewe n'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli? Mbega akavuyo kuze mu mutwaro, ibikomoka kuri peteroli bihurira n'ibiribwa twikurira mu mirima yacu, ku buryo ambesha ko izamuka rya peteroli rizatuma n'ibihingwa biva mu rw'imisozi igihumbi bihenda. Iyo bavuze ko umwe uruva ibikuru ugasakara hose wumva iki? Numva kwega hanga urinjije, ibyo uri kumbwira ntabyo ushaka kunemera inkuru. Nta muhanuzi wabo, nje ubundi ndi legend, ariko kuko duhorana na analize yanjye mujya muyiha agaciro. Mama mushyano usinja nkumenyera, uranaliza wanaliza iki ukumva kuko gusharuka kwawe ari ndi ugukeneye? Natumye ibihe ngo menye imihindukire y'ibihe, ntaba ndi muntu ki? Ugiye kubivuga neza ariko iyi subyica urabigoreka. Wari kuvuga
kuvuga kuri icyo nazi kuko iyo nkurebye nkuburiya foromire. ariko wacana ubumenyerezo ko nkuruta wagiye unyubaha. Ndabizi ko ku bucucu uri gasongo nge nkabigikuri bundi buriya mama yakubyaye arebayo bundi ntiyabonaga ko uzavamo ikigo bundi yayikuramo. Gakubwe umunyabyeyi wa mbese ugiye ikigo cyangwa ikigo geni wo. Ndavuga ibigoramye imiyoboro ikarakara urimo kimwe ahubwo kurimo koperative y'ibyo nazi. Reka nkuhunge na vandwana nawe mwese sinzi uw'abana. Uramunga ugese ufiteho kurya ahubwo cya gikobwa mu bushyu ubwenge buke kiri hehe. Umunsi umwe nzakuvuna ukuboko wenda akagasuzugura unsuzugura akazagushiramo. Ubugabo si ubutumwa n'ukweretse agahera abavuze ndi kukubaza ahantu yanjije ngo ni Mariya iri. Ntago ndi umurinzi we ujye kumwirebera niba umushaka ntukamare kundakaza umaze ushaka kunsambanyiriza ubwonko. Ubwonko ugira se ufite agatwara cyangwa nakinyo n'ifundi uri mu bantu bafite ubwonko. Kuki mwese mumenyera ariko sha uziko nazakurangira ahantu muhora w'u Rwanda uherereye bitewe n'agasuzuguro kawe. Icyo nicyo kizakwicisha umenya amateka ya politiki ute kandi urinjije. Reka nkuhunge nawe utancumuza ndumva narize yanje utangiye kwipfobya.